Dorutuye musozi kandi ntamazahari we ibyo ukora birabera agira inama yo kubazanya ati noneho n'abavugukure ati habe na gato mariga twikomeze muzo kwinezeza ati habe na gato tidukwiye kwegera twikomeze muzo kwinezeza ijuru risa niritobotse ko hagwa imvura iteye ubwoba ati turarimbutse kuko wayavuze dore urupfu ruratuzengurutse tuhimbe haleluya tumushukuru Yesu sawa na bahari Mana igira neza hembura umurimo wawe muri iki gihe hembura itorero data wera tabara itorero mwami w'abantu ugirire ubuntu nibambe imbaraga zawe zongere zirigaragareho kubitire hejuru ibirwanya zose abakumenye n'abanyamugisha bonda yakosi bafarugomene ukorera imana nk'abantu bazapfejowe mutitaye kuzisi bitagira nyirabyo kubera yuko umuntu apfuye arabisiga bikaribwa n'udutarabiruhiye ko n'ukuri ijambo ry'Imana yaje abanyamugisha n'abamenye Imana we batayibangikanya n'ibigirwamana abo banta amazina yabo yaranditswe yo mana ntiyambarizwa mu gicumbi ayiwe ntiyayandura imvura iguye rwihunge ko n'ukuri kw'ijambo ry'Imana yaje himbaza y'umuntu nimumutera gukundwa we ubwira neza ukayisanga iyo ugiye wabwira nawe ukayisanga ineza y'umuntu nimumutera gukundwa we ubwira neza ukayisanga iyo ugiye wabwira nawe ikakugaruka ukiriho ukorera imana nk'abantu bazapfejo utitaye kuzisi Bana we tengeneza kinya baba kubera yuko umuntu apfuye arabisiga bikaribwa n'udutarabiruhiye kuri ijambo ry'Imana yarirahiye Imana yarirahiye yavuze yuko icyubahiro cyayo tazagira undi kandi ntizemera ku izina ryayo ritukwa Morodekayi yari yamanikiwe igiti cyo kubambwaho Imana nayo yari yateguye ifarashi yo guhekwa birategekwa bamutamagiza bamusebereje kandi yarirahiye Imana yarirahiye yavuze yuko icyubahiro cyayo itazagira undi kandi ntizemera ku izina ryayo ritukwa
Mana we uri Imana izikiza urubwa, Mana we uri Imana ikora ibitangaza, Mana wadutabaye mu isi ya kera, uri Imana irema, nano muzaturengera Mana. N'ay'agaciro ntiyaruhura idushi, imfuzi ndetse n'abapfakazi dushima ayo maraso, amaraso ya Yesu ni meza, amaraso ya Yesu ni meza, amaraso ya Yesu ni meza, arabohora, ayo maraso ya Yesu ni meza, dushima ayo maraso ya Yesu y'agaciro we, twirata ayo maraso ya Yesu, ayiwe iteka nzahore nashima, iteka nzahore nyarata. Mana urakoze Mana, uhimbaze Uwiteka cy'amahanga, Umwami wacu Yesu, ilerereje desobisa peni de la panara, ndiko ndaraba ibyo wakoze, ayiwe iyo nitegereje ubwiza bwawe, numvishimwe mu mutima, numvishimwe mu mutima, reka ndakuririmbe Mwami Yesu, reka ndagutazire urabikwiye, reka nguhaze wiregeye, Umwami w'amahoro, uri Umwami w'amahoro, uri Umwami, Umwami w'amahoro, ayiwe uri Umwami w'amahoro, uri Umwami w'amahoro, ayi Mana we, uri Umwami w'amahoro, Jemela uri Sirese, Umwami w'amahoro, Haleluya, uri Umwami w'amahoro, uri Umwami w'amahoro, w'amahoro Yesu we, Umwami w'amahoro. Mana ushigwe hejuru Mana, urenganura abarengana Mwami Mana, fungura imbohe Mwami Yesu, Narakubonye Mana, abarwayi bakire kubw'imbaraga zawe, narakubonye Mana, baboshwe n'ingoyi za Satani bahunwe nawe, narakubonye Mana, ubwiza bw'Imana bukora ibikomeye, Yesu witamurire mu isi kandi narakubonye Mana yanje, narakumvise, nabonye imbaraga zawe. asandi Bwana w'amajeshi, Dore utuye imusozi kandi tamazamare, ibyo ukora biratuyobera, ayi bati turarembutse kuko Nowa yavuze, dore urupfu uhimbazwe Mwami Yesu, ati turarimbutse kuko Nowa yavuze, kuko Nowa urupfu yavuze, ruratuzengurutse. Uhimbarizwe kubaho kwawe, uhimbarizwe umugambi wawe Mana, uhimbarizwe icyubahiro cyawe, ugirira itorero neza, ugirira imiryango yacu neza, abarwayi bawe bazima, Neza na zambi, imbohe zibohorwe nawe Mana. Pawulo na Sila baririmbira Imana, bararirimba barasenga, Sodoma izindi mbohe zari ziboshwe zirabumva, iminyororo ya bose iradohoka, inzugi zirakinguka. Kingura inzugi zakinzwe ku buzima bwa benshi, kubaho Mana we ugere mu miryango Mana, utanga amahoro Mana, wiyerekane ko kuri Mana y'Imana, ayiwe matorero utanga amahoro lele mambo la bila repare, matorero uyagirire neza, imbaraga zawe zihembura imitima.